Hello good people, twizere ko mumeze neza aho muherereye hose, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye, twizere ko muri amahoro, murakaza neza kuri YouTube channel yacu Rubavu Real Estate. Niba uri mushya ndagusaba ukanda subscribe, ugakora no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Mwibutsa ko like, share, comments byose ni ingenzi kuri YouTube channel yanyu. Ikindi kandi nakubwira nuko dufite n'izindi mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, TikTok, Instagram, Facebook, hose ni Rubavu Real Estate. Bahaye ikaze uyu munsi twabazaniye ikibanza cyiza cyane kiri ahantu heza cyane, ni mu karere ka Rubavu, umurenge wa Nyamyumba, akagari na Karubona. Na ahantu heza ahantu iyo hari uba witegeye neza amazi yose y'ikiyaga cya Kivu, uba witegeye amahoteli akikije ikiyaga cya Kivu, uba witegeye amapatema yubatse hafi y'ikiyaga cya Kivu, uba witegeye ibintu byinshi byiza biri impande y'ikiyaga cya Kivu mu karere ka Rubavu. Ni ikibanza gifite metero kare 2100, ni ikibanza kiri kugurishwa kuri miliyoni 95 zonyine. Ni ikibanza kandi kiri muri zoning area ya R1. Iki kibanza waza ugahashyira inzu yawe, waza ukahashyira apartment, waza ukahubaka ikindi kintu icyo ari cyo cyose bitewe na projet yawe. Ariko icyo nakubwira nuko ari ahantu heza, na ahantu hanini nkuko mwabyumvise, ni muri metero kare 2100. Niba uri interested waza kuri ushaka visite, ushaka ko tuhakugeza before yuko ugura, nabwo turahari ku bwawe. Mwibutsa ko ibyangombwa byose biba bihari, ugura uhita ukorerwa mitasiyo. Rubavu Buy and Sell turahari ku bwawe. Niba wari mushya kuri YouTube channel yacu, wibuke gusa ukanda subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Ariko iki kibanza ikindi nakubwira nuko ari ikibanza gikora ku mihanda ibiri iri principal kugera kuri kaburimbo, ni iminota mike cyane. Hari umuhanda uri haruguru, hari n'umuhanda uri hepfo. Ni wifuza visite Rubavu Buy and Sell turahari ku bwawe. Dukurikirane ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu zose dukoresha, TikTok, Instagram, Facebook, hose ni Rubavu Real Estate. Ku bindi bisobanuro cyangwa se watwandikira kuri nimero ubona kuri screen yawe cyangwa kuri ekara yawe, whatever bitewe nuko ushaka kubivuga, cyangwa se ukadusura aho dukorera. Icyicaro cyacu kiri mu karere ka Rubavu, imbere ya station Marine, niho hari office yacu. Rubavu Buy and Sell, we here for you. Thank you.